He shock you. Alo. Nari maje kwitegura, ubu nari maje kwitegura. Nari maje kwitegura, nukuvanga ubu nari ndi mu nzira ndi kuza. None si ibyo birongoranwa babizanye. Nizere ko bamaze kubihageza byose, ibyo birongoranwa n'ibirongora. Ngiye guhitanza nanjye bite gusanga kuma. Kaganda k'amabuye. Ntacyo bitwaye niho ngiye kuza. Nari maze kwitegura reka nze nta kibazo. Okay. Kanze nihuta. Umukobwa kanjye kumutanga. You don't know why he's going on. Nari maze kubabwira. Nukuvuga ko nari maze kumubwira wa muhungu ngiyo nka yizane duhurira ku muhanda tuhite tugenda. Nari ngiye kumusabira nyine yajya duhurire ku muhanda duhite tugenda. Ogira se ngo nanjye nari niteguye ajya ngo duhite tugenda nyine duhite dukomeza kandi ari byo ndi kukubwira nyine. Yesu. Nagire vuba ku buryo turahura ku muhanda, ntago nshaka kuyangiza ubukwe. Yesu. Ntago nshaka kuyangiza ubukwe. Ubukwe se ntago nzi ukuntu twabyinaga, none se ubwo ngubwo najya kuzana kwangiza ibintu by'ubukwe ngo urumva biragenda bite? Ntago nshaka kuyangiza ubukwe. He shock you. Nagire vuba nyine. Sawa. Reka nze nta kibazo, reka nze. You don't know why he's going on. He shock you. Abasaza b'iki gihe. Baramujyanye abo bose i Kigali. Yesu. Abasaza b'iki gihe. Yesu. Abasaza b'iki gihe we.